mu gikombe cya continent tuba mu gikombe aho cya Afrika gusa ariko kujya muri continental level yabashe qualifying ya national team yabo. Icya kabiri dushobora kubona track record y'umuntu ushobora gutuma national teams izamuka muri ranking. Icya gatatu kuba ari available ako kanya gutangira akazi nta zindi mbogamizi. Nyuma yaho hajyaho contractual agreement n'ibindi bintu ashobora kwifuza tukareba ko biri within our means. Hari umuntu ushobora kuza ariko ugasanga means zacu zitwemerera ko twakorana nawe. Yaho ni ibintu na bitatu by'ingenzi. So twakoze interview ku bantu 20 namo batanu, hanyuma muri abo batanu dukora indi interview yo kuvanamo abandi batatu kugeza aho twageze kuri agreement y'umutoza Stephen Constantine. So uyu munsi rero Stephen afite contrat y'imyaka 2 uri renouvelable mu Mavubi. Ndibaza ko yishimiye kuba ari hano uyu munsi. Personally tuganira ataraza hari ikintu yabwiye namubaje ni iki kikumotiva kugaruka mu Rwanda. So arambwira amagambo magufi y'Icyongereza, I still have unfinished work. No kuvuga ati nasize akazi kamwe kataragiye ngomba kuza karangiye. So I want to give you a floor just to present to the media house present here. Yes, and I will ask also those two guys there maybe to present to them, because sometimes they think they are CNN guys or Al Jazeera, I don't know. So they are the team for Constantine. Just few words to the journalists. I know we still have a long plan to finish and elaborate for this year and next year. So just in a few words, just a greeting, 1 or 2 words to them, and later on we will have a session for Q&A. Ndaza kubasaba ko muza kwandika ibibazo byanyu nidufungura the Q&A session, and then we will have time to ask more questions. Thank you, Stephen. Okay, so over to me. Thank you very much, Mr. President. I do have unfinished business. I feel that we went to the African Cup of Nations approximately 11 years ago, and that was taken from us. So I want to go back to the African Cup of Nations any which way we can. I'm very excited to be back here. I had a great time the last time I was here. Hopefully it's longer than the last time. And when I do leave, it's because we've done what we've achieved on what we set out to do. So, open for questions. Hello, team. Daniel and Lionel. Good afternoon. Thank you all. Thank you everyone for coming. My name is Daniel Cole of LF Sport. We are FIFA licensed player and match agents. Obviously, as you can tell, Stephen is one of our clients, someone that we believe in, someone that... So, for the sake of time, I'm just going to give a very key highlight on FIFA series, and after that, then we have a question. You can ask both questions to the coach and for FIFA series preparation. So, the first things to know is the date. Next week, starting on 23rd, amakipe ya mbere arabatangiye kugera mu Rwanda. Amakipe arindwi yose azaza yarakonfaminze uhereye kuri Kenya, Tanzania, Macau, Estonia, Liechtenstein, Aruba and Grenada.
So they will hold here. Aya mahoteli uko ari arindwi kongeraho n'Amavubi, buri kipe izaba muri hoteli yayo. Nawe tushaka kuza kubibabwira mu kanya, ariko Amavubi azaba kuri facility yacu ya Ferwafa. Ni munasohoka hanze murabona imirimo yihuta cyane yo kubaka ikibuga. There will be also a training pitch for our national team. Igomba kuba yarangiye muri iki cyumweru, niyo tuzakira Amavubi yacu. Icya kabiri, dufite group abiri uko mubizi, group A and group B. Group A izakinira kuri stade Amahoro, harimo u Rwanda, harimo Kenya, harimo Estonia na Grenada. Hanyuma group B bazakinira kuri Kigali Pele Stadium, harimo Tanzania, Macau, Aruba ndetse na Liechtenstein. Imikino izakinwa muri format ya semi final and final. So imikino ya mbere ya group B ari izabanza izakina kuri tariki 26. Group A izakina kuri tariki 27. Amasaha ya match yango bagiye bayabagaragariza. Hanyuma uko bazatsindana cyangwa uko bazatsinda bigatsindwa, bazakora third and fourth place, hanyuma hakinwe na final. Final ya group B izakinwa tariki 29, hanyuma final ya group A izakinwa tariki 30. Of course turahamagarira Abanyarwanda atari kuza gusupana Amavubi gusa, ariko no kugaragaza ibyishimo bwo kwakira iyi competition mpuzamahanga nawe yitwa friendly game, ariko ni competition mpuzamahanga izaba ku isi hose mu bihugu 8, kandi izaba iri live diffusé hafi ku isi hose. So tuhamagarira rero Abanyarwanda badukurikira hirya no hino kuza gushyigikira ayo makipe no kugaragaza ko dukunda ruhago yacu nawe ari Amavubi gusa, ariko ruhago yacu ni amakipe yose ashobora kudusanga kandi agakinira mu Rwanda, cyane cyane muri saison ya FIFA Series. Hari Ruben ndetse n'abandi bashinzwe social media yacu uyu munsi batangiye icyo bita activation. Akenshi iyo activation icyo dushaka ni uko abantu bongera kuza kuri stade, not only kuhabana ibyishimo ariko no kusabana n'abandi. N'ibindi twongeyemo rero birimo tombola. Icyo dufasha ni iki, cyangwa se icyo ifasha abakunzi b'umupira w'amaguru, ni ukugira ngo amafaranga yawe 2,000 wasohoye yibuze usohoke ufite amahirwe ko watahanye na moto, cyangwa se bivuze ko ufite amahirwe ko watahanye kade yo kugura essence, no ufite imodoka cyangwa utanayifite ushobora no kuyigurisha ya Rubis, ukagira amahirwe yo gutombora some cash money prize. Izo lucky draw zose zizaba, ariko icyamukuru kirimo ni umufana uzatombora imodoka izatomborwa kuri finale izaba kuri tariki 30. Ubwo turizera ko Amavubi azaba yageze muri finale, nawe azaba hari match ebyiri. Hanyuma nabyita umunyamahirwe uzaba waje kuri stade, bano kugura tike kuza kuri stade agatombora imodoka agataha yemye yitangiye amafaranga 2,000 gusa. So icyo dushaka gukora hano ni turimo gukora partnership na private sector yacu kugira ngo tubashe gukora activation y'abantu, byibuze tubone abantu barimo kuza kuri stade. Utaje kuri stade gusa atinye kuri amahirwe niba nta imodoka cyangwa moto cyangwa n'ikindi gihari cyose, dufite amatike y'igikombe cy'isi, ariko umuntu akaza kuri stade no kwishima. Iyo rero ni part ya activation site ni FIFA Series, twashyizemo imbaraga ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo tubashe kugeraho. Icyo dusaba rero media ni ukudufasha. We want people in the stadium. Abantu baze
baze barebe. Nabonye kare umuntu umwe kuri social media yandika ati ntabwo bazaza muri stade bataramubwira abantu bazakinira Amavubi baba bari. So sinibaze niba amazina niyo yakuzana kuri stade. Kuba ukunda Amavubi nuko tuba dufite ubushishozi twakoresheje ndetse n'ababifitemo ubumenyi kuturusha kuba bafite selection. Ariko icyo mbabwira cyo muri selection tuza kumva mu gice cya kabiri cy'iyi press conference harimo amazina mashya mutari muzi, and we are hoping to get more names kugira ngo turebe ko tuzamura Amavubi yacu. So sinzi niba ari ikintu muri FIFA series byinshi ni ibyo. Uko iminsi izagenda iza tuba dukora updates kuri media n'amaside. Dufite na side event ni ibindi bikorwa twifuza gukora muri icyo gihe cya FIFA series. Igikorwa cya mbere kizaba kuri 28 za kuwa gatandatu. Twifuza gufatanya umuganda n'abatumirwa bacu bose kugira ngo tubereke n'iki dufite kugira ngo abaturage b'u Rwanda bifatanye n'ubuyobozi bakora umuganda. Maybe ni ibintu batarabona kandi iwabo bishobora kuzazaba vuba, ariko dushaka gufatanya nabo kugira ngo tubahe iyo social culture y'u Rwanda. Ubwo tuzafatanya mu Rwanda turimo umuganda, ubwo turimo gukorana n'umujyi wa Kigali kugira ngo tubitegure neza, kugira ngo mu cyumweru cyiza uwo muganda uzakorwa n'ayo makipe yose n'abayobozi bacu ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Ubu nayo tuzabibamenyesha. Ikindi kintu cya kabiri tuzalauncinga mugaragaro icyo bita FIFA Arena. FIFA Arena ni ibibuga bito byubatswe kuri metero 40 kuri 45 tugenda twubaka mu nkunga ya FIFA ndetse na leta yacu, ibigo by'amashuri bitandukanye. Muri kontra ya mbere twari dufite ibibuga 10 bya FIFA Arena, ariko mu gihe gishize perezida wa FIFA rino yemeye ko agiye gukora ibindi 20. So tuzakora official launch y'ikibuga cya mbere ku mashuri ya Kagarama Kicukiro, hanyuma tuze no gufungura ku mugaragaro accommodation facility yacu ndetse na stade cyangwa terrain d'entraînement bizaba nayo yarangiye, ariko ibyo bizaba ku itariki 30 iyo activity ebyiri. Hari n'ikindi dushaka kulaunchinga mu buryo nakwita tubikoze u Rwanda na new campaign ya FIFA yitwa Boot for All. Boot for All ni campaign yazanywe na perezida wa FIFA gufasha abana bato batishoboye kubaha goje. So icyo gihe ubwo tuzareba n'abana duhera kuri iyo campaign bakiri bato bakunda umupira ariko bakubwira ati ngiye mbuze goje. Abapira hari umuntu iyo uvuze ati yubaje umwana n'icyo ushaka. Abana bakiri bato hano, abamama bafite abana bato b'abahungu ndetse n'abapapa, umwana wese azagusaba ballon kuri anniversaire umupira. Akina adakina ni instinct biri ku mwana muto w'umuntu.